Hello ndabasuhuje mwese bakunzi ba Gahezo TV ndabasuhuje. Amazina yanjye ni Nduwawe Alex. Nkuko bisanzwe aka kanya mbazaniye business igiye kukwibagiza business ya STT14 Retail ndetse na T8. Ndagusabye fatira ni business hakiri kare ube wakuramo amafaranga yawe. Iyi business ni business yizewe mu buryo utatekereza. Iyi ni business imaze igihe kingana n'imyaka 2 iraninga fresh ikora neza. Iyi ni business ikorera muri Amerika, ikabikorera muri banki y'igihugu. So ibintu byose aha ndabifite ku murongo. Iyi ni business yizewe 100%. Iyi ni business izarangira 2029. So ndagusabye iyi business yikore hakiri kare, yifatirane hakiri kare. Ahantu hose ndagusabye we niba uzi ko rwose ushaka no gukora check, genda ujye ahantu hagiye hatandukanye, ugende wandikamo icyo bita tradeusdt.com. Iyi business baraza bakwereka ko ari business yizeye mu buryo utatekereza. So iyi ni business ungukirwa umva nubwo utashura amafaranga, ubu nubwo washura amafaranga ugashura amadolari 10 ukituriza ukigumiraho, bakungukira amafaranga, bakungukira 3% ko amafaranga uba washoye. Hari n'ubundi buryo aho ushobora gufata amafaranga yawe ukahita uyashyira mu cyumweru cyangwa mu kwezi, mu mezi 2 cyangwa ku munsi, ukaba wayafata ukahita uyashyira kuvuga ngo amafaranga ndashaka azanyungukirwa mu cyumweru. Mu kungukirwa mu cyumweru ni hagati y'amafaranga amadolari 10 n'amadolari 20. So reka nze mbibereke kugira ngo murebe uburyo iyi business tugiye kuzajya dukorana. So iyi ni business nziza ugiye kuzajya ukora ku buryo nawe uzajya umbwira ati iyi ni business koko waduhaye. So ndagusabye, iyi ni business yizewe ku depositinga na amafaranga ibihumbi n'amadolari 10 niyo makeya. Ahandi usanga ari amadolari kuzamuka nyine amafaranga yose waba ushaka. So urabona ahangaha hano nge na depositinzeho amafaranga amadolari 10. So urabona ngiye bagiye kumpa 6% kw'amafaranga. Urabona ko bari bume amadolari 0.6. So uri kubona hariya ari amafaranga ari kugenda yibara. Aya ni amafaranga ari buze kugenda yibara paka ageze ahangaha. Ubwo namara kugera aha arahita ahagarara. So ubwo ejo nzakora indi video mbereka ko amafaranga yacu yamaze kugera ahangaha. Reba naka kantu kari kwikaraga kabiri kubara igihe. So ikintu ngiye kubereka harimo ubundi buryo bwinshi bugiye butandukanye ushobora kuba wakwinjirizamo amafaranga. Then imiti nzamwereka uburyo dushobora kuba twabikuza, uburyo dushobora kuba twabikuza ndetse n'ibindi. So ahangaha tuba turi kuri ni kuri dashboard yawo, nuko haba hameze. Then reka nze nkwereke ko ngiye amafaranga namaze kudepositinga amadolari, dore ngaya afite amadolari 10 namaze kudepositingaho. So ntabwo nzongera kuba nakora video. Impamvu sometime mujya kubona mukabona nakoze video ariko hatariho natashyizeho ikintu natadepositinga amafaranga, nuko iyo business mba nayizeye. Ariko nka business mba nizeye ndavuga ati reka abanyarwanda business nziza bagiye kuba bahita bagarurizamo amafaranga bambuwe n'ama business nka za T8, za STT ndetse na za 14. So reka nze nkwereke noneho iyi business uburyo ikora n'ahantu dushobora kuba twatangira kwinjiriza amafaranga. So tugira igice cya mbere aho twungukirwa 1%, tukagira iki gice cya kabiri twungukirwaho 5%. Iki ni igice ushoramo amafaranga ari hagati y'amadolari 5 n'amadolari 10, amadolari 10 n'amadolari 20. So iki gice iyo tukigiyemo dusanga ni igice kiba ari cyiza aho ushora amafaranga akamara iminsi 7 ari kuzenguruka. Nyuma y'iminsi 7 ukahita uyabikuza. Niba muzi igice cya 14 nuko nacyo cyari kimeze. 14 nayo nuko yari imeze ikazenguruka uku nguku, then yageze icyo gihe ikahita ihagarara. So niba uzi 14 retail nayo nuko byari bimeze. So wowe ikintu ngusabye iki gice nicyo nagushimira kuba wakoreramo mu depositinze amafaranga ukaba wayashyira mu iki gice. Iki ni igice cyiza ku buryo kugikoreramo amafaranga wazenguruka igihe gitoya, yamara kuzenguruka icyo gihe gitoya ukahita watangira ukahita uyabikuza. Ubwo niba ushyize amadolari 27 buri munsi uhabwa idolari rimwe, ubwo icyumweru kikazajya gushira ufiteho amadolari 7 y'inyungu. So ubwo ukabikuza ama USDT 27. Ayo ntabwo ari amafaranga makeya ku buryo wakomeza kwicara cyangwa upfusha ubusa amafaranga yawe.
Then reka nze nkwereke ubundi buryo. Hano hari uburyo bwinshi ushobora gukoramo amafaranga mu iyi business. Hano abagira n'ubundi buryo aho wungukirwa 36% mu gihe washoye amafaranga. Niba ushoye amafaranga ugashora nk'ibihumbi 10 bakakungukira 36%, ubwo ayo mafaranga wawe ugomba kugenda akamaramo nibura amezi 2. So iyi ngiyi ntago nababwira ngo niko keza, ariko akeza nakakungukirwa 5% kamara igihe gitoya. Cyangwa ukaba utashora mwahangaha ugashora muri iyi trading. Iyi trading ukajya wungukirwa 6% buri munsi. 6%, urumva 6% nibyo ni byiza kurenza hari abungukirwa 5%. Ahangaha 6% rwose niho haba ari heza byatari. Then akangaka wungukirwa 6%, ubwo urumva niba ukiza amadolari 10 wungukirwa 0.6 buri munsi. Then reka nze nkwereke mu gutumira naho ugenda uhinjiriza amafaranga menshi. Mu gutumira uhinjiriza amafaranga gute? Mu gutumira iyo ugejeje abantu 5 bahita baguha amadolari 5 ako kanya. Uhita wandikira customer service ukamubwira ngo ngewe maze kugira team ifitwe n'abantu 5, bahita baguha amadolari 5 ako kanya. So wowe urebye iyi video ndagusabye ugende ushaka ahantu hose ugende uvuge ngo iyi business yizewe ku kihe kigero. Wowe uraza kuza kumbwira. Wowe ushaka uri kuri YouTube ushaka kuhita utujoininga ukabaza tukagushyira muri groupe yacu biremewe. So reka nze nkwereke uburyo dushobora kuba twa creatingamo account. So uburyo reka dukore sign out, bereke uburyo dushobora kuba twa creatinga account. Ni ibintu byoroshye rwose bitavunanye. Ikintu ugomba gukora ni iki? Ni utuntu ari nk'abantu badakoresha Telegram cyangwa badakoresha Telegram ariko WhatsApp yo baba bayikoresha. Ariko ikintu nagusa nakubwira ngo kubitsa ni Binance. Then gukora register hano hantu hambere. Okay, nje ni nwa link uraza kwitwinjiraho hano hantu hambere. Ahangaha niho hantu uzugashyira email yawe. Ahangaha witwashyira ukandamo bahita bagwa password ikahita ijya no muri aka ko hepfo. Then ahangaha hano ha Telegram hano ushyiramo nimero yawe ya telefone. Nyine yo kuri WhatsApp. Naha kuri WhatsApp ugashyiramo ya nimero yawe ya telefone. Ahangaha muri invitation code ya code ya link mba nagwaye ukayikandaho, link ihita yizana mwa ukahita ukora register. Then ngiye urabizi ngiye kubera ko mfitemo account, ngiye reka nze mite mfatamo account ngewe ninjire nanjye. So then wowe wamaze kwinjira urahita winjiraho. Then gushora na amafaranga amadolari 10. Then iyo umaze gushora amadolari 10 uhita utangira gutrendinga uko ubishaka nyine. So reka twinjire mbereke uburyo dukora deposit. Ni ibintu byoroshye. Niba usanzwe uzi gukoresha Binance, uzi uburyo batrade, uburyo ukora amafaranga kuri Binance n'uburyo uyashyiraho, ni ibintu byoroshye. Then uraza hano muri recharge. Hano kuri recharge ikintu ukora uraza ufate urye copy ibingibi. Numara kurya copy iyi address urayijyana muri Binance, ugende uno mutwe nyine urareba uyu mutwe wa Tradeusdt niwo uri buze ufite nyine, kuko ubwo urajya hari ahanditse amatrikoin niho uri buze kuza kubo nyine urafata hari ahatri ya Tradeusdt, ubwo uraza ufite chain ya Tradeusdt, ubwo niyo uri bugende ugashyiramo amafaranga yitazaho completely. Ejo nzabereka uburyo tuzaba turi kubikuza. Nimara kubikuza ejo namaze kubikuza nzahita mbereka n'uburyo twongera tukadepositinga kugira twongera andi mafaranga menshi kugira ubone ko business iri running fresh. So ndagusabye fata link muri description utangire ukorere amafaranga. Link
then tangira ukorera amafaranga mu iyi business. Wewe wakanze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ukomeza kudukurikirana ni by'agaciro cyane. Thank you very much.